iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Ruvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Mwaramutseho neza nshuti bakunzi, tugarutse muri wa mwanya mwiza. Umunsi tugiye kuba mu ishuri ryacu ryitwa ubwenge. Tugiye kuganira ku ngingo igira iti inshuti mbi cyangwa se ikigare kibi. Murongo wacu turi buze gufata mu mutwe ni Imigani igice cya 27 umurongo waho wa 19. Bibiliya irambwira ngo nk'uko amaso y'umuntu arebana nayo mu mazi, niko umutima w'umuntu ureba mu wundi. Ikigare bisobanuye muri make abo mugendana, abo muhuza ibitekerezo, abo muhuza ibyishimo, abo musangira ubukire, abo musangira ubukene, rimwe na rimwe abo musangira n'ubupfapfa. Imana tubabarire, ariko nibyo bibaho. Uyu munsi rero ndagira ngo turebe hari ibigare bibiri, hari ikigare cyiza hari n'ikigare kibi. Noneho ikigare cyiza cyo iyo usomye muri Bibiliya usanga ko hari abantu ukwiye kugera ikirenge mu cyabo, cyangwa se ukwiye gufatiraho icyitegererezo. Abo bantu rero ntabwo ari bo turi kuvuga, ahubwo turivugira mu buzima bwacu busanzwe. No mu buzima busanzwe hari ikigare cyiza. Babandi musoma na Bibiliya, babandi mujyana kuvuga ubutumwa bwiza, babandi muganira ibyo kubaka ingo zanyu neza. Bamwe muganira ibyo kuba abadamu beza, bamwe muganira ibyo kuba abagabo beza, bamwe muganira ibyo kuba abakobwa beza, abasore beza. Nimvuga beza ntiwumve ku buranga bw'inyuma gusa, ahubwo wumve wa muntu w'imbere. Noneho rero hakaba n'ikigare kibi. Babandi muhuzwa no kwinywera inzoga, mugahuzwa no gupanga iby'ubusambanyi, babandi muhuzwa no gupanga iby'ubujura, cyangwa se ibyo kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose ni ikigare kibi. Ikigare kibi ni kibi cyane. Nta muntu ufite ubwenge ukwiriye kujya mu kigare kibi. Abanyarwanda bo baravuze ngo ihene nziza nta wuyizirikaho imbi, cyangwa se ihene mbi nta wuyizirikaho inziza. Kubera iki nta wayizirikaho inziza? Nuko udashobora gufata ihene nziza ifite imico myiza hanyuma ngo uyishyire hamwe n'idafite imico myiza ngo wibwire yuko iyo hene ifite imico myiza izakomeza kuyigira. Ariko ntibaba bari kuvuga ihene, baba bari kuvuga imvugo ishushanya. Baba bavuga umuntu mwiza. Ntabwo ukwiriye kumushyira hamwe n'umuntu w'ingeso mbi. Umuntu w'ingeso mbi yanduza uw'ingeso nziza. Ni nayo mpamvu rero hakiri kare ukwiriye kumenya neza uko utoranya inshuti. Uramenye rero nk'uko uburirwa muri iki gitondo, ntugatoranye inshuti mbi. Inshuti mbi ntabwo ari nziza. Dore ingaruka z'ikigare kibi n'impamvu ukwiriye kwirinda kugendera mu kigare kibi. Impamvu ya mbere, ukwiriye kubahunga, ndavuga abo ngabo navuze haruguru b'ikigare kibi, kubera ko bazafatwa n'imitego yabo ubwabo. Bazafatwa n'imitego yabo ubwabo. Muri icyo kigare kibi hari ibintu byinshi bitandukanye baba bapanga. Baba bapanga ubujura, baba bapanga ubwambuzi, baba bapanga kugira nabi, baba bapanga no kwica, baba bapanga ibintu byinshi cyane bitandukanye kandi bibi. Iyo mitego yose rero baba bapanga gutega abantu, ni lazima umunsi umwe irabashubukana. Njya ntangara, abanyarwanda barabahanga cyane. Baravuze ngo iminsi y'umujura ni 40, ngo nta mujuru yirenza. Sinzi ukuri kwabyo, gusa icyo bashaka kuvuga nuko udashobora kwiba
ubuzima bwawe bwose ngo wizere yuko utazigera ufatwa, ni lazima icyaha cyawe kigusanga imbere. Imigani igice cya mbere uhereye ku murongo wa 10 ukageza ku wa 19. Hunga abo bantu bari mu kigare kibi, kuko bazafatwa n'imitego yabo ubwabo. Imigani igice cya mbere umurongo wa 10 kugeza ku wa 19. Bibiliya iratubwira hano ngo ni bwenge mwarimu wacu wa wundi w'ukuri, mwarimu mukuru, ari kutwigisha nk'abana be. Mwana wanjye, abanyabyaha nibakoshya ntukemere, nibavuga bati ngwino tujyane, twubikirire kuvusha amaraso, ducire ibico abatariho urubanza, tubahore ubusa, tubamire bunguri ari bazima, nk'uko imva imira abantu, ndetse ari bataraga nk'abamanuka bajya muri rwa rwobo. Tuzabona ibintu byiza byinshi, kandi tuzuzuza amazu yacu iminyago. Uzakubira hamwe natwe, twese tuzagira uruhago rumwe. Mwana wanjye, ntukajyane nabo, urinde ibirenge byawe kujya mu nzira yabo, kuko ibirenge byabo byirukira gukora ibibi, kandi bihutira kuvusha amaraso. Gutega umutego ikiguruka kiwureba ni ukurushywa n'ubusa. Amaraso bubikira ni ayabo ubwabo bugingo, nibwo bacira ibico. Uko niko inzira zurarikira indamu wese zimeze, iryo rari ryica bene ryo. Ariko aya magambo urimo kuyumvara, uko niko inzira zurarikira indamu wese zimeze, iryo rari ryica nyiraryo. Donc aba bantu, iki ni ikigare kibi. Tubanze twanzure gutyo, iki ni ikigare kibi. Abantu baza bakubwira ngo ngwino, ariko ngwino tujyane, tuvushe amaraso, abatariho urubanza tubahore ubusa, tubamire bunguri, dutware ibyabo, maze kandi noneho inama tukugira ni uko tuzabibika hamwe tukagira uruhago rumwe. Aba bantu Bibiliya iri kuvuga ngo birinde, mwana wanjye, birinde, kuko imitego batega bo ubwabo ntibizashibukana. Birinde, kuko inzira z'irari ryabo zo kubona indamu, iri rari ryabo rizabica bo ubwabo. Rero bahunge, kuko bazafatwa n'imitego yabo ubwabo. Icya kabiri, barya umutsima wo gukiranirwa. Ikigare kibi barya umutsima wo gukiranirwa. Rero jya kure yabo, ubahunge, kuko ibyo bashaka kurya ni ibyo gukiranirwa. Imigani igice cya 4 umurongo waho wa 14 kugeza ku wa 17. Ntukajye mu nzira y'inkozi z'ibibi, kandi ntukagendere mu migenzereze y'abantu babi. Ujye uyitaza ntuyinyuremo, uyiteshuke uce mu yindi. Ababi ntibasinzira keretse bakoze ibibi, kandi ntibatora agatotsi batagize uwo bagusha, kuko barya umutsima wo gukiranirwa kandi banywa vino y'urugomo. Inshuti yanjye, aya magambo uri kuyumva kandi uteze amatwi neza, ndabizi aba bantu ukwiye kujya kure yabo, kuko barya umutsima wo gukiranirwa. Ntago bashaka gukoresha amaboko yabo ngo babone ibyo kurya bivuye mu gututubikana kwabo. Bo bashaka kugenda bakanyaga iby'abandi, bashaka kwambura abandi. Ibi rero, izi nzira nshuti yanjye uramenye, ntukazigemo, ntukajyane nabo, ubajye kure, inzira yabo uyihungire kure. Mwene magambo, ibigare bimeze gutyo ntukabijyemo, nicyo Bibiliya iri kutwigisha. Ntukabane n'abo bantu bakora iyo migambi. Icya gatatu, nubona bashaka kukubwira n'amagambo meza, uramenye ntukifatanye nabo, kuko ineza yabo niyo kukugusha mu mutego.
ineza yabo niyo kukugusha mu mutego. Ntabwo ari abagizi ba neza, niba ari abicanyi n'abicanyi, niba ari abanyazi n'abanyazi, kubera gusa ko bavuganye nawe ntibivuze ngo bigiye kubagira beza, ahubwo icyo bashaka muri uko gusa nk'aho bari kukugirira neza ni ukugusha mu mutego. Imigani 23 umurongo wa 6 kugeza ku wa 8, Bibiliya irambwira ngo ntukarye ibyo kurya by'ufite ijisho ribi. Ntukarye ibyo kurya by'ufite ijisho ribi, kandi ntukifuze ibyo kurya bye biryoshye. Hari abantu rwose biba uyu munsi ntafatwe, hanyuma akarya neza, wamureba ukavuga uti cyama nanjye nkarya nk'uriya, nyamara ntumenya aho yabikuye. Bibiliya irakuburira ngo ntukarye ibyo kurya by'ufite ijisho ribi, kandi ntukifuze ibyo kurya bye biryoshye, kuko uko atekereza ku mutima ariko ari. Niba ahora atekereza anibwira iby'ubujura, iby'ubwambuzi, iby'ubugizi bwa nabi, menya ko koko uko ariko ari ni umugizi wa nabi. Yenda arakubwira ati ngwino ngufungurire, ariko umutima we ntabwo uba uhuje nawe. Intore wamize uzayiruka, kandi uzaba wapfushije ubusa amagambo yawe wamushimishije. Ikiruta rero uramenye, ntukajyeyo, ntukajyane nawe, ntukamurire n'ibyo kurya, ntukabyifuze, kuko numara kubirya amaze kukugusha neza, ariko ninshaka mvuge mu mutego we, ya ntore wamize uzayiruka. Itonde. Icya 4, jya kure yabo, kuko uko umuntu ari kugaragazwa n'inshuti ze ahitamo. Jya ujya kure yabo nshuti yanjye, kuko uko umuntu ari bigaragazwa n'inshuti umuntu ahitamo. Njya mbona inyange zigurukana n'izindi nyange, ibishwi bigurukana n'ibindi bishwi, ibikona kenshi uzasanga biri kumwe n'ibindi bikona. Inshuti mbi zigendana n'inshuti mbi. Uramenye rero, niba ushaka kumenya ubwenge no gukunda ubwenge no kugendera mu bwenge no kuyoborwa nabwo no kurindwa nabwo no kubona ibyiza byose bizanwa no kuba umunyabwenge, ndakwinginga uyu munsi wa none ngo uhitemo neza inshuti. Bibiliya iratubwira hano mu Migani 27 umurongo waho wa 19 ngo nk'uko amaso y'umuntu arebana nayo mu mazi, niko umutima w'umuntu ureba mu wundi. Mwani magambo ntabwo ukwiriye kuvuga ngo bano bantu nababonye mu kabari, bano bantu nababonye bafatiwe ahantu bagiye kwiba, bano bantu nababonye gutya na gutya, ngo uvuge ngo ubwo ntuzi yuko ari abajura cyangwa ntuzi yuko ari abagizi ba nabi, kandi ubwawe warabibonye. Bibiliya iri kutubwira ngo uko umuntu atekereza mu mutima we niko ari. Rero wikwirirwa ushakisha, niba ubonye itsinda ry'abantu banywa urumogi, niba ubonye itsinda ry'amabandi, niba ubonye abantu ikibashishikaje ari ugupanga no gushyira mu bikorwa imigambi y'ubusambanyi, imigambi y'ubugizi bwa nabi, ibyo bintu byose uzi ko ari ibizira, icyo kigare ntabwo ukwiriye kwigera ukigenderamo. N'ukigenderamo, menya kuri kwirengagiza imiburo ya mwarimu wacu mukuru ari we bwenge muri iri shuri ryacu turimo, cyangwa se muri iyi kaminuza y'ubwenge. Mana, twigishe kugukunda, twigishe, kuko nitugukunda tuzakwigiraho, tukakwigiraho kuba inshuti nziza. Kandi nituba inshuti nziza, tukamenya no guhitamo inshuti nziza, ibyo bizarinda ibirenge byacu kujya mu nzira z'ababi. Kandi ubwo bwenge tuzakomora mu kuba inshuti nawe buzaturinda kujya mu bigare bibi, buzadufasha kudahitamo inshuti mbi. Uyu munsi wa none Mana, turakwinginze ngo udufashe, kuko twebwe ubwacu ntabwo twabyiye. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa,
mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, ntiwaburira imbabazi.